gomba n'amasengesho. Tugiye gukora amasengesho yo kugira ngo abantu benshi barakomeretse, bakomereka mu mitima, hari abo bakomerekeje, hari abakomerekejwe n'amasezerano bategereje bakayabura, n'abasitajwe na bene data mu murimo, hari n'abarose barota inzozi nziza barategereza ntizasohora, hari n'abarose inzozi mbi babona zisohoye mu buryo bwihuse. Bigiyemo rero icyo gihe utangira kurota inzozi mbi. Undi mu mama gutya sinshaka kumuvuga ariko yarambwiraga ati mu cyumba haba harimo umugina hakazamo inswa, nta mvura yaguye, nta imidite yaguye, reka nguhe urugero, bagakubura hagasa neza, bagateramo amaparufe, bakoza n'amawomo byose ku makaro mu gitondo umuswa. Kandi reka nguhe urugero, ngiye byambayeho izi mbaraga. nkimara gukora ubukwe nagiye mu nzu, iyo nzu nagiyemo namaze ukwezi kumwe, nkazajya numva imvura imiragwa kandi hanze ntayihari, tukanyagirwa mu nzu, tukageraho na parafirimo tukanyagirwa, intebe zigatota, twagera hanze ngasanga nta no zihari, nta mvura yaguye, tukanyagirwa. Abantu bafite imbaraga tukanyagirwa. Nsenga amasengesho akomeye cyane icyo gihe, Imana inyereka ubwoya bwari butabye buri mu ishashi, harimo n'inzara, mbicukura mu ikaro byari birimo. Ariko maze kubicukura icyo gihe madamu yararwaye, akazajya aruka amaraso, akayagarika amaraso. Mu biro 80 nari afite, asigarana 37 muhetse mu mugongo kubera iyo nzu twagiyemo twimukiyemo. Kandi wari wayiduhaye yari iki? Yari umudiyakoni. Icyo gihe nahise nyivamo, abantu barabizi ntabwo ari ibintu ndimo kuvuga ngaha. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Suje nkifurije kugira ibihe byiza dukurikira aho herereye hose. Aha ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turabashimiye mwebwe mwese mukomeza kudukurikira aho muri hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, turabakunda kandi turabishimira. Nizere ko muguwe neza. N'abanyeshuri bitegura kujya mu biruhuko, harimo n'ababitangiye, bose tubifurije kugira ibihe byiza, ubundi akaba ari akanya keza ko gusubira mu masomo. Ariko nanone ku bafite inshingano, ubundi umwana nyine mu muryango aba afite uturimo akora, afasha ababyeyi. Ako kantu mujye ntimukabe kuri telefone gusa, kuri televiziyo gusa, dore ubu nibyo byateye. Mujye munyuzamo, musubire mu masomo, mufasha ababyeyi mu turimo dutandukanye. Yego, umwana niko amera, niko abagomba gukora. Yego, tubifurije kugubwa neza rero, ariko nanone twiyegereza cyangwa se twifuriza kumera neza abantu batameze neza, bafite ibyago bitandukanye, biruhije umutima, abarwaye, abarwaje, ari nako dusabira umushumba arware ubukira, agaruke ku murimo. Turabashimiye rero. Amazina yanjye ni Jerry, n'ubundi tukomeje uyu murimo ndi kumwe na Silas. Waramutse neza Silas? Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe Jerry. Ndashima Imana ko naramutse neza, ndi muzima, ariko ndashima Imana ko unyakiriye hano ku bumwe bw'Abera. Twongeye kunezerwa rero, tuguwe neza. Mwese abadukurikiranye namwe ndabashuje mu izina rya Yesu. Yego, twizere ko rero abantu bari kureba umushumba amaze iminsi adahari, ararwaye, ariko twizeye ko azakira akagaruka, ibintu bigakomeza kugenda neza. Mumuhamagare, mumuvugishe, ariko icy'ingenzi musengere, ari nako musengera n'abandi bose barwaye, barwaje, bafite ibiruhije umutima bitandukanye. Bamutera inkunga anivuze. Ngiye navuye no kumusura nsanga ararwaye cyane. Yego, ku buryo arimo gutanga amafaranga menshi mu buryo bwo kugira ngo bamuvure. Arimo atanga amafaranga menshi kugira ngo bamuvure. Rero bamuhamagare, banamusengera, banamuha n'amafaranga. Yego, byose bajya babikora kuko turi no mu gihe cyo kwishyura mituweli. Seeds of Joy barahabaye, abantu bakora ibikorwa, n'ubundi imirimo y'Abera ntabwo izibagirana. Sira,
ntabwo izibagirana, ntibishoboka, ntabwo byanakunda, kuko maze na Tabita ntabwo yigeze yibagirana. Yego. Kuko abantu bajyaga kurira bakerekana imirimo umumaro. Baravuga ati yaturebeshaga ijisho bigatuma atudodera umwenda udukwiye. Yego. Kandi atariwe atubaza byinshi, adapimye, abapfakazi, abakene bose akabafasha, ntawe yahezaga. Bituma rero Imana igira umutima wo kumuzura, yari yahapfuye, bituma yohereza Petero aramuzura. Niyo mpamvu rero Imana itakora ikosa ryo kureka umuntu wayo wakoze imirimo myiza mu bandi. Yego. Imana imurwanirira paka no ku munota wa nyuma. Yego. Kuri uyu munsi rero turitegura gusoza ukwezi kwa gatatu twinjira mu kwezi kwa kane. Uyu munsi rero ni igihe kidasanzwe, tugomba gutangira amasengesho y'uburyo butandukanye. Ibintu bikazagenda neza, Imana ikajya ibana natwe, n'ubundi ubuzima bwacu bugomba kuba imbere y'Imana, tukiragiza Imana mu byo dukora, ariko tukanayisaba uburinzi mu birere byose tuba tugiye kwinjiramo, kuko umwanzi we aba ahoraho ashaka kugira ngo aduhungabanye. Sira, ibyo uvuze ni byiza, kubera ko iki ni igihe tugomba n'amasengesho. Tugiye gukora amasengesho yo kugira ngo abantu benshi barakomeretse, bakomereka mu mitima, hari abo bakomerekeje, hari abakomerekejwe n'amasezerano bategereje bakayabura, n'abasitajwe na bene data mu murimo, hari n'abarose barota inzozi nziza barategereza ntizasohora, hari n'abarose inzozi mbi babona zisohoye mu buryo bwihuse. Yego. Abantu rero mu masengesho y'ubushize Mushumba yari yavuze, harimo abantu atabashije kwakira kubera yari afite ikibazo cy'uburwayi, akakira bake, abandi kuri telefone ntimumubone, ariko n'ubundi amasengesho arakomeje, baguhamagara wowe urahari, mugafatanya gusenga. Twibutsa abantu ko nyine ni kuri telefone, umuntu akagufasha kuri telefone, ugasengerwa, ibintu bikagenda neza. Ubwo ndumva ariko bimeze. Sira, yego, ni ugusenga kugira ngo Imana yongere yubake abantu mu mitima, kuko abantu barasenyutse, hari byabasenye, haba ku nzozi. Kandi nibutse ko abantu ubundi ahantu Imana ikorera cyane yibutsa abantu cyane, ivugana n'umuntu ku giti cye mu nzozi. Nivugana n'umuntu mu nzozi 100%. Bura nk'uko Mushumba ajya bisobanurira, akabasobanurira mu nzozi, ndetse mukanazirota mukamubwira akabasobanurira. Nanjye hari n'abajya babimbwira, ariko Imana ivugana n'umuntu wese mu nzozi 100%. Aha kabiri ni mu ijambo ryayo, naho ivugana n'umuntu naho 100%. Aha gatatu iri ku muhanuzi. Yego. Ariko ahizewe cyane ni mu ijambo ry'Imana, ndetse no mu nzozi Imana ivugana n'umuntu. Iyo bikurikiranye usanga Imana atari za nzozi zindi z'imiruho. Bibiliya iravuga ngo dushyizweyo niho turota. Kuko hari umuntu uryama atari yashyirwaho, ntabwo waryama ku manywa uvuge ngo urarose. Ku manywa ubwo ureretswe, ko ntabwo uryamye ku manywa ntabwo waba washyizweyo. Ni mu gicuku, dushyirwayo mu gicuku. Ni ukuvuga ngo rero abantu bose barota inzozi mbi, bakarota n'inzozi nziza. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga kugira ngo inziza zisohore, imbi tuzihagarike mu masengesho. Yego. Harimo abantu nyine bagiye bakurikirana iby'inzozi bakumva ukuntu bimeze, ariko bakibaza bati buri gihe ibibi byiganza kuboneka cyangwa se gusohora kurusha ibyiza. Bakibaza kuki ibyiza bifata umwanya muremure kugira ngo bisohore. Nuko ibibi Shitani ashyiramo umurindi wo kugira ngo ucike intege mu rugendo urimo. Tuvuge nimba ubyaye abana kandi ushaka ko bazakubera ab'umugisha, Shitani agaba ibitero bikomeye byo kugira ngo ananize b'abana, abateze kugusuzugura, abateze kukwanga no kwanga imiryango yawe, babibirara. Nurangiza uhinyure, utangire ubaturaho amagambo mabi. Hari igihe kumva umubyeyi arimo aratuka umwana, akamutuka amagambo adakwiye, akamwatura, kandi amagambo urimo kumwaturaho ni mabi cyane. Hari igihe umubyeyi usanga cyangwa umuntu afite akazi, yagera mu kazi kubera ko Shitani arimo kumugabaho ibitero, Shitani abonye akazi, hari umwuka urimo kumukurikirana, abonye akazi, aka kazi abonye akakamusangamo, akamuteza abayobozi, akamuteza abo bakorana, kandi nta n'ikintu bapfaga, ahubwo uwo mwuka ukamukorotira ahantu agiye gukorera, ukamuhiga, ukamurwanya, ukamuhagurukira. Ariko
ni ukugira ngo tugiye gusenga amasengesho yo kugira ngo aya masengesho turimo nayo gusenga kugira ngo tunanize imbaraga z'imyuka mibi zituma uyu mwuka umugendaho ukugendaho mu kazi, ukugendaho mu byawe, ukugendaho, Imana iwutsinde, Imana iwutsinde. Kuko amasengesho niyo yonyine akomanga ku Mana, Imana ikaza gukora ikintu abantu bananiwe gukora. Kandi ndagira ngo umenyeshe yuko uyu mwanya turimo ni umwanya udasanzwe. Amasengesho ni amasengesho adasanzwe kubera yuko icyambere gikomeye, abantu bakomerekejwe n'abandi nk'uko wabivuze twagiye tunabyumva inshuro nyinshi, ndetse hari n'umuntu wakomeretse kubera ibihe yari arimo n'ibyo yahuye nabyo. Ariko muri aya masengesho ni amasengesho akomora, ni amasengesho agukomeza, ni amasengesho aguha kongera gukomeza urugendo kandi wumva wemye uguwe neza. Nta mpamvu rero yo gucika intege muri uru rugendo, kubera yuko ibyo tumaze iminsi twumva, hari n'igihe umuntu agarota ibintu bimuhahamura. Yego, agarota ibintu bimuhahamura, shitani yabigabye. Kandi umuntu wese hari igihe ufite umudayimoni mu gisokuru cya kane uguhiga, agakoresha abantu bapfuye, ukarota abantu bapfuye, ukarota ujya mu myobo, ukarota bakwirukankana, mbese ibyo bintu bikaguhahamura. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko aya masengesho tugiye gusenga ni amasengesho ahagarika imigambi mibi ya shitani, ni amasengesho akuraho imyuka mibi, ni amasengesho amenagura, ni amasengesho y'imbaraga, ni amasengesho aturemera ubuzima aho twabonaga hatari ubuzima mu nzozi tumaze iminsi turota. Kandi mu kindi gikomeye, reka dusenge maze ubundi asigaye dusomere ijambo. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko ukomeje gukora imirimo n'ibitangaza muri aka kanya. Iri sengesho tugiye gukomeza gusenga riba ari iry'imbaraga. Turabigushimiye rero, wigaragaze, abakobwa, abasore, abagabo, ababyeyi, twese muri rusange abakurikirana umwe w'abera, twakira ubuzima buturutse muri wowe. Hari ibiduhiga, hari ibiturwanya, ariko duhagaze muri aya mavuta, duhagaze muri izi mbaraga, hari umwuka dukubise hasi, hari imbaraga dusenye, kuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Ukomeze kutugirira neza mu izina ryawe Yesu Kristo, turakoze, amen. Amen. Jere ndagira ngo dusomere ijambo. Yego. Ese waturebera ijambo riri mu Baroma 8 umurongo waho wa 31. Abaroma 8 umurongo wa 31. None ubwo bimeze bityo. Abaroma 8 umurongo wa 31. Umurongo wa 31 haravuga hati, none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Yego. Aya masengesho rero duhagaze, nubwo uri mu kurota izo nzozi mbi, nubwo uri mu kurota ibiguteye ubwoba, nubwo wahuye n'intambara, nubwo bimeze bityo, nubwo byaguhahamuye, nubwo ubona byagucanze, nubwo ubona buze icyerekezo, none wagira ngo uragira ubwoba bw'iki kandi ugihumeka. Ijambo riravuze ngo none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ni ukuvuga ngo kubera uko bimeze ku buzima bwacu turabona nta kintu twavuga, ariko kubera Imana iri mu ruhande rwacu ntacyo tukibaye. 32 ariko wanyemerera nkayongera, nawe wasome ntacyo yatwaye. Haravuze ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Nubwo tudafite icyo tuvuga, ashubijwe ibyo nashakaga byose. Nubwo tutabona icyo tuvuga, nubwo bimeze gutyo, byaducanze, byakuyobeye, ariko ubushomeri bunuma, nubwo ibibazo ari byinshi, uburwayi bukaba bwadusatiriye, intambara zikaba zadusatiriye, ariko ubwo itimanye umwana wayo, ubwo itamwimanye, ubwo itigeze imwimana, ntago nawe yaguta, ntago yatureka. Rega abantu bakureka, abantu bakuvaho, ariko yo ntago yakuvaho. Nje kukubwira yuko ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege. Rega buri Imana yashoye Yesu kugira ngo yunguke. Ubwo tuzabigaruka igitambo. Yego. Ubanza kugira ibyo uhara kugira ngo ubone ibyo ubona. Ugire ibyo ubona.
hari umuntu arambwira ati imbuto mujye muyitekerezaho cyane. Imbuto iba igitambo cy'izindi nyinshi zizaza nyuma yayo. Yego. Iratambwa ikajya mu butaka igapfa ikabora, ariko niba ipfuye irongera ikazuka ikabaho ikazamuka ndetse ikabyara igatanga umusaruro mwinshi, kuko uzarebe utera akagore kamwe aka kamwe hanyuma havamo ibigori byinshi n'ibishyimbo nuko byinshi cyane. twe gutekereza ku byo Satani ari gutuma dutakaza, ahubwo dutekereze izindi mbaraga Imana yashoye kuri twebwe. Amen. Kugira ngo bigire umumaro mu gihe kizaza. Mbese ubwo itimanye umwana wawe, nubwo bimeze uko, nubwo tubona bimeze uko nguko, nubwo ubona ari intamba, nubwo uri mu kurota ibintu biteye ubwoba, abadayimoni bagusayije, hari urota ibintu ugakangukira hejuru, ibyuya wavuye ibyuya, noneho ugashaka ubusobanuro bw'ibyo bintu ukabubura, ugasacinga ubusobanuro ugasanga biteye ubwoba, ukavuga uti ndiriwe sindaye. Mu makuru ariho hari n'igihe umuntu aryama akabyuka ava imyuna, ava amaraso mu mazuru no mu matwi, agasanga bamurasaze. Abo bantu mwese tugiye kubasengera. Ugasanga ngo umuntu ngo yaryamye ari muzima, ariko ngo wagira ngo ni nk'inzembe zamukase. Oya barabakata. Ni imbaraga z'umwijima ziba zagusanze mu nzu uryamye usinziriye zikagukata. Hari umumama ambwira ati bankasi ibibero babimaze, kandi inkovu urazibona nyine ukabibona n'amaraso ari mu kuva. Undi arambwira ati dore banciye inzara, nari mfite inzara none nasanze zose bazinogoye. Namwe ni sinagwamenye igihe bazikuriyemo, ati sinabimenye, cyakoza ni ibinogori. Izo zose ni imbaraga, ariko nubwo bimeze bityo utabona icyo uvuga, utabona uko bisobanura, kuko baje gukata n'izeme ntiwamenye uko binjiye, bagukuraho inzara ntiwamenye uko abo bajura binjiye. Hari umumama w'umuvugabutumwa duturanye, agira ubuhamya bwinshi. Mama Rihana aho ari hose ndamusuhuje. Agira ubuhamya bwinshi burebera, ariko yari ari kumbwira ku by'imbaraga z'umwijima. Ambwira ati abantu nibajya tuzanabivuga. Yego. Nujya ujya gukodesha inzu, nyir'inzu ntuzi ibyo akora, inzu ugiyemo yisengere. Noneho aho yari yari umunyamasengesho, ajya kwa Landirodi ufite izindi mbaraga. Urumva ngo yabangamira uko yasengaga, yabangamiraga inyungu za Landirodi, akamutwika. Ubundi hari ibintu utazije mu isi, harimo abantu babiri. Harimo umuntu wubatse inzu ze akajya zitangira 10. Yego. Urumva mu rusengero aho bati ngiye inzu zanyu zitangira 10, abapangaye bajya babona amafaranga banyishyura. Harimo n'undi rero aho harya jambo rivuga ati njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yego. Nawe uhitemo nshuti ukwiye gukora. Noneho rero hakabamo n'abandi inzu zabo babubatse bagomba kuzitangira ibitambo ikuzimu, bafite icyo bubakiye, yubakiye igufa ku makaro, igufa riri munsi y'amakaro cyangwa riri mu nguni. Iyo ugiyemo rero icyo gihe utangira kurota inzozi. Hari undi mumama gutya sinshaka kumuvuga, ariko yarambwiraga ati mu cyumba haba harimo umugina hakazamo inswa, nta mvura yaguye, nta imidite yaguye. Reka nguhe urugero. Bagakubura, hagasa neza, bagateramo amaparufe, bakoza n'amawomo byose ku makaro mu gitondo. Umuswa kandi reka nguhe urugero ngiye byambayeho. Izi mbaraga nkimara gukora ubukwe nagiye mu nzu. Iyo nzu nagiyemo namaze ukwezi kumwe, nkazajya numva imvura imiragwa kandi hanze ntayihari, tukanyagirwa mu nzu, tukageraho na parafirimu tukanyagirwa, intebe zigatota, twagera hanze ngasanga nta no zihari, nta mvura yaguye. Tukanyagirwa, abantu bafite imbaraga, tukanyagirwa. Nsenga amasengesho akomeye cyane icyo gihe, Imana inyereka ubwoya bwari butabye buri mu ishashi, harimo n'inzara, mbicukura mu ikaro byari birimo. Ariko maze kubicukura icyo gihe madamu yararwaye, akazajya aruka amaraso akayagarika amaraso. Mu biro 80 nari afite, asigarana 37 muhetse mu mugongo kubera iyo nzu twagiyemo twimukiyemo. Kandi wari wayiduha yari iki? Yari umudiyakoni. Icyo gihe nahise nyivamo, abantu barabizi ntabwo ari ibintu ndi mu kuvuga ngaha, nahise nyivamo. Kandi umudiyakoni ashaka kunkingira umukobwa we, uramwanga. Ndamwanga.
arangiza ashyiramo ibyo amatira kujya muri iyo nzu ati ntacyo ngwino wigire muri iyi nzu nta kibazo kubera iyo nzu ari kuzajya yikodesha nka 300 ayimpera make nanjye ndavuga nti mbonye inzu ya makeya naho arampfunyikira avuga ati birakunigiramo tugeramo rero ubundi hasigaye turarwara yego niyo mpamvu rero nkubwira ngo tugomba gusenga kuko hari imbaraga ziri mu gukurikirana abantu nabwo batazi aho zituruka kandi bikwihishemo birimo birashaka kukwica uko bishaka ariko nubwo bishaka kukwica nubwo bimeze bityo ubwo itimanye umwana wayo izahuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose bisobanuye ngo na bya bindi wabuze na bya bindi wanyazwe ntago mukiza cyangwa Imana ntago ifite ubwoba bwo gutagutabara mu buryo bwihuse ntago ifite ubwoba bwo gutakwimana ntago ifite ubwoba aya ni amasengesho reka dusenge Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye uri yo kwizerwa uri Imana itabeshya uri Imana itikanga ubwo bimeze bityo twabuzwa n'iki kugubwa neza turabigushimiye ujye komeza kubana natwe mu izina ryawe Yesu Kristo turakoze amen urakoze cyane wakwifuza gusengana natwe bwa yahamagara kuri izo nimero ndumva watanga nimero zawe kuko ni wowe uri kuboneka mushumba we tunamusengere dusengere n'abandi bose buriya se ni ngombwa ngo nzitange bahamagara no kuri izo ngizo mushumba yakwita bakabitaba nta kintu bitwaye murakoze cyane yego